Attention imbere y'izo abafana bayo batiyon yewega we Folnganye ameze nka Forez atobora urukuta rwa defense yariyo yose arayimena akayijanjagura ateye ubwoba kabisa kapiteni bamwita Mwire Kevin pase kisu bazita pasa vegra tareba hatanga umupira ndashaka guhamagarira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko twatangira kubitekerezaho abana bazavuka muri uku kwezi bagahabwa uburenganzira bakitwa ba Muhire Kevin bose b'abahungu abakobwa abakitwa aba Kevine. This is unbelievable. Hagati ya pasa n'igitego gitsinzwe ndabara amahitamo Rayon Sport ikomeje kugenda igaragaza icyo bita kabisa connection idasanzwe kwa kundi bihugu ari inshuti u Rwanda na Senegal man ishobora byose kwa kundi tugenderanirana tugasurana tugakundana ni nako n'aba bahungu bakundanye urukundo rutagira akagero n'ubu Kevin yongera gushyira ku isahani Folnganye ritaba he falls in love with the Rayon Sport fans scoring igitego cyiza cyane Rayon Sport kimwe Kiyovu ubusa nebyo rakatura ko frachipe ya Kiyovu kuri munota 27 ko frachipe ya Kiyovu kuri munota 27 yazamutse David n'ugiye kwiterera mu ruhande rw'iburyo rw'ikipe ya Kiyovu kara mu ruhande rw'imoso rw'ikipe ya Rayon. Attention katurebe zo muro attention katurebe rezo Assalamu alaikum Rayon. Iraguhoje wagiye bamukanya simbura uyu mwana wo kurya ngiyo kabisa nahoze mbasuhuza ngaho ku mukandara w'ikivu za Rutsiro ngiyo za Kayove zamukara umupira agende yenyegeza kubaganya abadefenseri b'ikipe ya Kiyovu arangije umupira arawukaraga neza arawumiminurira mu izamu kabisa mu mfuruka y'epfo Rayon ndani. Nice kabisa igitego cyiza cyane wow nice Iraguhoje wakiriye baro ari muri surface isunika rimwe arayitunganya kavinga bari cyo bita deuxième poteau gardien nubwo yiriwe nta nicyakoze nta nubwo yiri wajyayo nta nanyeganyeze aravuga ati kirazira kikaziririzwa ko umuntu yakwiyahura bigambiriye abigendere abibona ko arimo aratamba umubiri we nta kintu na kimwe yagarura mu byamaze kuba aravuga ati n'ubundi nta kintu nahindura byabaye cyagezemo arayirekera agenda yisekuramo ngo ba ndani kabisa. Rayon Sport yandika igitego cya kabiri service z'agatangaza za Iraguhoje uje amasimbuye Rayon 2 Kiyovu Sport kimwe. Yep. Rayon Sport ikaba imaze gutsinda mukeba wayo Kiyovu Sport ibitego 2-1
aha bakaba bakinaga umukino w'umunsi wa 17 wa shampiyona waberaga i Nyamirambo kuri Kigali Pele Stadium. Bikaba bitumye ikipe ya Rayon Sport yuzuza amanota 40, ikaba ikomeje kuyobora urutonde rwa shampiyona rw'agateganyo, ndetse byatumye isubizamo ikinyuranyo cy'amanota 6 ari hagati yayo na ekipe ya APR FC iri ku mwanya wa kabiri. Ikipe ya APR FC izakina na AS Kigali ku munsi wo ku cyumweru saa 12 z'umugoroba. Kiyovu Sport ikaba rero nyuma yuko itsinzwe na ekipe ya Rayon Sport, bitumye ekipe ya Kiyovu Sport iguma ku mwanya wa nyuma n'amanota 12. Rero naho kureba niba iyi Kiyovu Sport izabasha kuguma mu cyiciro cya mbere kuko iri ku mwanya mubi. Murakoze rero kuko mwabanye natwe muri iki kiganiro, tukaba tubashimiye inkunga yanyu ikomeye. Turabibutsa rero gukora subscribe, like na comment na share kugira ngo umurusheho kutuzamura, kandi no kugira ngo ibi biganiro bizajye bibagiraho 5/5. Nimba rero ushaka kujya ubona amakuru meza ya ekipe ya Rayon Sport hano, sabwa gukora like ndetse ugakora na subscribe, ugafungura no kukazogera kugira ngo uzajye ubibona 5/5 mu bambere. Murakoze rero, mukomeze muryoherwe n'ibihe biza. Ekipe ya Rayon Sport ikaba ituraje neza twese abanyarwanda.